muraho neza, amahoro y'Imana bane namwe, kanezere ko mumeze neza, njye meze neza ndashima Imana, ndashimira buri muntu wese ufata umwanya akareba video yanjye, ndashimira umuntu ubona amaze iminsi nta uploadinga akanyandikira akambwira ngo ariko uri muzima, umeze neza kuba utari kwa uploadinga, twizere ko ari amahoro, hari ibyo uhugiyemo ugiye kugaruka, ibintu nk'ibyo ngibyo ndabashimira ku bwa buri kimwe. Ku bantu narangiye resitora nziza yitwa Taste Republic. Iyo resitora iherereye mu Gisimenti. Hari abantu mwabonye video na postinze kuri TikTok yanjye, mujyayo, bamwe murabahamagara, bamwe murambaza, ndabashimira ko buri gikorwa ndimo mfite abantu turi gushyigikirana, namwe munshyigikira. So rero nimba ushaka kurya neza nakurangira kujya i Remera mu Gisimenti kuri Taste Republic Restaurant, bakora ifi imeze neza n'ubugari, bitavuze ko n'ibindi biryo batabifite, ariko ifi ni abambere mu gihugu bakanikurikira. So rero twagiye ntabatindiye, mumbabare kuba mumaze iminsi mutambona, ariko nyine ni maisha, mba mfite ibindi bintu byinshi ndi kwirukankamo. N'ubu ngubu mbakoreye video bwije, mama ndaho nembera gake gake iwacu. Hari abantu benshi nabonye barafashe uwo mugabo wawe uvugaho n'ibiki, ko iki udashaka ko bamuhobera. Mu by'ukuri baba biriya bintu mba ndi proud yabyo kubivuga, n'ubu nakongera nkabisubiramo. Mujye muba proud y'ibyo bintu, mujye mufata abagabo banyu mubagira abantu bari unique mu buzima bwanyu, ndetse n'ibyo babakorera mufite kuba mwaba nyine mu maso yanyu, byakorerwa mu maso yanyu mubigire unique. Apana kuba umugabo wawe muri kumwe ukamubwira ngo ngo sheri ngo genda uhobere, ngo uriya mushuti wanyu agenda amuhobere, namuhobera ukabona aramuhobereye neza, aramutindanye, uri mu rugo bitaba, nurangiza urara uri kuvuga ubuze umugabo kuryame kandi ejo azajya gushaka amafaranga. Rero ni byiza yuko tugira umwihariko wacu, ukagira umwihariko n'umwana wawe, ukagira umwihariko n'umugabo wawe, ukagira umwihariko n'inshuti yawe, nyine ukajya ugira akantu kawe, apana kuba nyine uri umuntu uri aho ngaho nta mwihariko ufitanye n'inshuti yawe n'umugabo wawe n'umwana wawe. Rero njyewe ntimukanyumve nabi. Ikindi ndashimira abantu mwishimiye ko ngo nabyibushye, ariko ntababeshye, njyewe umunsi ku wundi mba ndi ku ga pressure ka danje, kwiyongera ibiro bikaza gutya nkaba ndi mu biro 70 na bingahe, ntabwo ari ibintu nkunda, si ibintu binshimisha baba we. Rero navuze kwa Sabe ko hari ndimo ndasubiza zimwe muri comment nabashije kubona cyangwa izabashije kuza inbox kuri njyewe. Nzi neza ko hari abo bigomba gufasha. Hari abantu bavuze ati twumvishije ukuntu mu minsi mike wagabanyije ibiro, ese ni ya product watubwiye cyangwa hari ikindi kintu wakoze? Hari detox imwe nshaka kubereka nyuma y'iyi video izabafasha. Pfa kuba ushobora kuba wonsa, ushobora kuba utari umuntu wemera gukoresha product runaka, ariko ushaka kugabanya ibiro, iyo product nako iyo detox ikaba yagufasha nyine kuba. Hano mfitemo TV, ni kimwe mu bintu bimfasha, ariko niyo detox ushaka kuyikoresha mu bihe byari byose waba urimo, pfa kuba utarwaye igifu, ukaba wabifatanya ukigabanyiriza ibiro. Twigarukire ku bantu bahobera nyine abatware b'abandi. Ngiye nubwo mbivuga ntabyo nzi iwacu, nta n'ibyo mbona, kuko ni ibintu nyine twebwe iwacu tubizi ko apana. Iyo umugabo wawe, ako mbanze nanabwira abantu nyine mbashimira ababonye video mukavuga ati uradukoreye nanone, ati bari bamaze kubyibagirwa barongeye barabyibutse. N'abantu duhora mukanserereza ngo mba ndi kwikinira ngo cyangwa se ngo mba niganirira, ni ukuri ntabwo mba niganirira, njye mba nakomeje. Umumama mba nasiritse, ntabwo mbikunda, simbikunda. Kimwe nk'uko ushaka kuba ufite umushuti anywa kore, waramusanze ayinywa, wenda ukagerageza kumufasha akayigabanya cyangwa akayireka, ejo iyo wongeye kumubonana agacupa arimo aranywa kore n'ibiki, urababara. Rero ni nk'uko nguko tugomba gutanga urukundo rwa nyarwo, sibyo mutumirwa uko bimeze. Nayo ndi kubabwira ni abantu ntibakadutere pressure, kubera ko
njyewe nabonye comment z'abantu wabyibushye nurenga aho ngaho uraba ubaye kibi, gusha noneho warengereye, nushaka wongera ugabanye. Njyewe ndi umwe mu bantu batajya bakurikira comment nyinshi cyane z'abantu nyine ngo numve, nshobora kuzisoma cyangwa umuntu akambwira nkamutega amatwi, kubera ko ntabwo ari mu mutima wanjye, ntabwo azi ibyo njyewe nifuza, nyine bari kumbwira nkawe tu. Rero njyewe ndi umwe mu bantu bakira ibintu abantu bambwiye nkavuga okay, wenda ntabwo ari byose, ariko ku kintu kijyanye no kubyibuha no kunanuka, wenda aho niho ngiye ngunganira n'abantu benshi, nta bindi. Ariko nanuka mbishatse, nkabyibuha mbishatse, buriya ni n'amahirwe, kuko abantu benshi bari hano hanze bafite ibibazo byo kubyibuha, ariko kunanuka bikaba byarababereye ikibazo cya kindi cy'ingutu mu buzima. Ashobora kuba yarya salade mu gitondo na nimugoroba, akabikora ukwezi kose nta biro biravaho, akaba ari muri uwo muhangayiko. Ariko njyewe nzi ibintu ushobora gukoresha, kabone nubwo nta product naba ndi gukoresha igabanya ibiro, nzi ibintu njyewe ubwanjye nshobora kuvuga ngo ngiye gukora ibi bintu, ako sinzi nimba hari umuntu twabifatanya ngo bikunde, ngiyiziho kuri njye. Ibi bintu ngiye kubikora, nkabikora nkaba nzi ko kuva kwa mbere kuza kwa gatanu, kuva kwa mbere kuza kwa gatandatu, ibyo bintu ndabikora, ku cyumweru nirekure nk'abandi bose, mbikomeze ukwezi kose, mbe nataye ibiro runaka kandi bigakunda. Ayo ni amahirwe, ntabwo ari ibintu by'abantu gusa, ariko ntabwo mbyiratana. So rero nashakaga kwivugira kuri ibyo bintu. Ikindi abantu nyine muri njyewe ndabashimira pe, muri abantu beza, kuko n'umuntu ufata umwanya akandika comment nakita ko atari nziza, njyewe ntabwo njya mbibonamo nk'ikibazo, mba numva nta kintu bitwaye, mba numva nyine ni icyo afite muri we reka gitange. Hari uza akagutuka, dore uko gisa, dore uko cyambaye, ariko mu by'ukuri nawe hari igihe haba ntako yambaye, nta n'uko asa, ariko akumva ko ibimuriho n'abandi ari uko. Hari abantu bigira agatima kabi. Abadamu mwananiwe kureba ikiganiro muri kumwe n'abagabo banyu, mwihangane, ibyo nababwiye murabyibuka, ariko mujye mureka. Njyewe ibintu byose mvuga, hari ibyo nshobora kuvuga ari blague, ariko hari n'ibyo mba mvuga nkomeje pe. Ku kintu kijyanye no guhobera umuntu w'abandi simbikunda, tureke ku mugabo wanjye bwite. Wowe muntu uri kundeba, unsanze ahantu nacamatanye n'umugabo wawe, namugize nk'aka gakombe namuryamishijemo hano, waza ukavuga ati shadio muri guhoberana neza, mwari mukumburanye, cyangwa wababara, mwataha ukamubwira ati gutaha ukamubera byarakunaniye, usigaye wirirwa ugenda uhoberana mu nzira. Muzarebe utuvideo tumwe na tumwe tujya tunyura kuri TikTok, umugabo afunguriye nk'undi muntu umuryango, ukuntu umugore asigara ameze, arababara. Abadamu benshi barababara kubera ibintu wenda biba abashuti babo bakorera, cyangwa abantu bari hirya yaho gato, ariko nyine bikaba byamugeraho akumva ntabwo ubundi yakabaye nsuriza umugabo kuriya, ntabwo yakabaye ambwirira. Noneho hari igihe uba ufite nk'abantu batari abashuti bawe cyane, ariko ari abantu muziranye babasura, akaza mu rugo ukumva abwiye nk'umugabo ngo ngo ariko ngo hari ahantu ngo ku kazi kanyu shaho ngo numvishije ngo hari ibi n'ibi, ngo mbabarira, ngo numva ngo hari ibi ngo uzampamagare, ukabona yashyuhagujwe, ukabona yapayutse, ukibaza mbaye naraha uyu yakora ibingana iki? Kuko umuntu utinyuka kuvuga amagambo menshi angana gutyo hari, uhita wibaza udahari byagenda gute. Ntabwo umugore ugira izo mpungenge ari uko aba atari safe, nk'uko bamwe na bamwe mubyibwira, aba ari safe, ahubwo biba byiza umuntu wawe iyo umurinze agasuzuguro, kuko umuntu wawe iyo umurinze agasuzuguro, nawe uba uri kwirinda agasuzuguro mu bundi buryo. Twiyubahe, twubahe bagenzi bacu, twubahe inshuti zacu, twubahe abantu dukunda, twubahe abana bacu. Umwana wawe ni umwubaha w'umuhungu ukamuha urukundo, nawe nashaka umugore niko bizagenda. Umwana wawe w'umukobwa ni umwubaha ukamuha urukundo, ukamwigisha gukura, ukamwigisha utuntu tumwe na tumwe, ikindi akabikubonaho, azavamo umugore mwiza. Umugabo wese yavuga ngo umugore wanjye, nyine hahandi umugabo aba agufite akavuga ati umugore wanjye uko agiye, kuko ntabwo agenda, nyine hamwe aba yumva afite ubwoba bwo kugutakaza. Wikwishimira kuba wa muntu bavuga ngo nigishaka kigenda, ubundi se kimaze iki? Birababaza.
nawapenda sana nubwo munyumvishe mbabwira gutya nimubifate nk'amatiku rafiki zangu nawapenda sana nese wakubaza ikibazo mbaza ubu ngubu wakemera umugabo kuvugisha umukobwa niba utemera ko banayambira nahuye nk'umuntu nk'abakobwa b'inshuti ze biganye kuvugana nawe gutya gusa kuri telefone akaba yamuhamagaraho amakuru tuzagusure na madamu uwo mukobwa nta mugabo agira ari umukobwa akipanga akazi ko kumva ko yadusura ndamushimye ni ukuvuga ngo nyine umukobwa uhagera nta nshuti wakemera umugabo wawe ko yagira y'umukobwa ntago bibaho iyo y'umumama ariko umukobwa ukiri muto reka uzi impamvu nta mpamvu y'uko umugabo wanjye ajya kugira inshuti z'abagore kubera ko ntago ari umugore kuko nanjye ntabwo namubwira ngo wa mugabo w'inshuti yanjye yaje mu rugo sibyo kandi uzacunge ibintu utifuza ko bagukorera biba byiza nawe utabikorera undi muntu kugira ngo ugende neza ni ukuvuga ngo nka telefone ye ibamo nimero z'abagabo gusa oya ntabwo mbizi ko nawe nyirebamo telefone niba hari ikintu kibi nk'abantu mbabwire ntimukarebe muri telefone z'abantu mubara nabo ntabwo aba ari byiza fone ishobora kuba irimo umuntu biganye kandi w'umukobwa ugasanga n'ibindi bintu bavugana n'ibite umeze neza nk'uko nanjye naba nyifite ko niganye n'abahungu cyangwa twaraturanye hari cyangwa hari icyabahuje wenda nk'akazi mukaba mwasuhuzanya n'ibiki byose noneho ugasanga kwa kundi wanditse hayi iriho akayemoji gaseka ntabwo ngiye mbikunze nkabikuziza tugashwana tukirirwa umunsi wose tutavugana kwabure numva banyarimo gereza ni muri gereza oya si byakusema ntibyakwihorerwa ntabwo ari muri gereza ahubwo biba byiza iyo ufite inshuti ariko hari ukuntu ubundi abantu twitiranya inshuti sibyo hari igihe ufite abantu muziranye ariko atari inshuti zawe bashobora kuba baziranye nk'abantu biganye umwe yaca akundi akamusuhuza cyangwa bakaba bahurira nko mu nzira bagahura nko muri supermarket agahita amubwira ati ngo kutarabyara abana bimeze bite akamuyambira wahita umukamata we yamwitaza ubundi hari ikibazo nabajije uwo muntu wipfa guhubira abantu abonye hari umuntu ukuyambira nta rundi rukundo ahubwo ashaka kukuramutsa bisanzwe akaba yakuyambira kugira ngo nyine akwishime agukumbuye biteye akavuga ati ngo uheruka bimeze gutya ndabyemera ko wahobera umuntu sibyo ariko apana izayambizo kujya gufatanamo hano yamuyambira gute hari izayambira abonye kare ku kibuga nyine akamuyambira akamuha nka biskwitama gusa agiye kugeye biskwitama ibyo tama ni ibyanjye cyo mbese we ashidutse bamugezeho ahita yanga burya erega guhoberana ntabwo ari amakosa nuko abantu bamwe na bamwe bagiye banyumva nabi wahoberana n'umuntu sibyo akaza gutya iyi muraho ni n'isuzanyo nziza sibyo ariko wijya gufata umuntu ngo umuyore umugumane apana ibyo nabyanze si ibipende ndabakunda cyane Imana ibamere umugisha ariko ako kantu uzongera ugasubireho ugakuremo ahubwo nzaza mu kiganiro mfite umuntu duhoberana kugira babyige sibyo uwuhe ahubwo uzamuzane utwigishe ukuntu uzajya muyambirana nzazana wowe nta kibazo nzazana wowe ubundi nguhobere ibyiza ari kuzana umugabo wawe ngo uwereke abakobwa biganye uko bazabahura nko muri supermarket cyangwa n'ahandi bagasuhuzanya njyewe nzazana wowe nindangiza nigisha abantu ukuntu bagomba guhoberana muri rusange ubundi reka njye simbivugira ku wanjye w'ibyo ntabikozwe ahubwo mbavuga muri rusange inshuti yanjye barayigonze ndabashimiye Imana ibamere umugisha bye muraho neza ndashaka kubarangira resitora nziza cyane iteka ifi iryoshye ifi warisha ubugari cyangwa kawunga niba ibyo biryo ubikunda ariko kandi ukeneye abantu babitekana ubuhanga buhambaye ni ahandi rero ni hano i Remera mu Gisimenti muri Taste Republic Restaurant bafite ibiryo by'ubwoko bwose ariko ku ifi na kawunga cyangwa se n'ubugari ni abambere mu gihugu rero niba ushaka kurya neza nk'umuntu uri mu rugo kurya ibiryo biryoshye bitekanye isuku ukabirya uri n'ahantu hatuje nta kavuyo nakurangira kujya muri Taste Republic ni hano inyuma na Ecobank waca kuri inyuma ya Ecobank ni hafi cyane
cyangwa se ugahamagara iyi nimero muri kureba hano. Izi nimero zose ni izabo, barazitaba. Iyi ngiyi ni menu yabo, ntabwo ibiciro biri hejuru cyane. Urarya ukishyura amafaranga atari menshi cyane, ariko iyo bitewe n'ukuntu wabonye ibiryo bimeze, hari igihe uvuga utari ko kuki batabigeze nk'ijana. Ibiryo byabo biraryoshye cyane, ntabwo ari amakabya nkuru. Taste Republic bafite ibiryo bimeze neza, bafite serivisi mana yanjye imeze neza. Batanga care, hahandi uba wumva uvuga uti icyo nari narabuze ni iki. So ndabakunda cyane rero, mwirire.